Jarudi niba nkubwira yuko Etincelle yakoze recruitment izi sa muri phase ari kirangira kabiri ko abakinyi bagira 6-7 ikabibarekuye ikigaragaza ko yaguze nabi Jarudi niwe mukinyi mwiza wa Intare taha Marine ikamuha Etincelle kuba bufatanye dufitanye n'Intare ayahe masindi mbere ko dusoza muri Paint niwe muterankunga yawe iki kiganiro cya Kivu Sport n'ibindi biganiro byose turimo gukora hamwe na Japanese Business Group. Ako Jarudi nubwo Yes, welcome back to Kivu Sport Updates. Kakule bimeze ute? Fresh. Wateretsemo Yanga bana. Ngiye mfana Yanga African. Bizize kuva iyo jezi narayihara ngajya nyituma abantu bajya Tanzania birangira nyihararutswe narayambara. Byararangiye. Nane byaje kurangira Yanga muri iyi minsi championnat Tanzania. Amakipe muri Tanzania ari gusubira inyuma. Kuko nibona Simba. Nibona Simba igarura Chama. Yaravuye muri Simba akajya muri Yanga ikamubona nk'umukinnyi mukuru. Iraba ari sinya nyine kwereka ko equipe itameze neza mu bushobozi. Bikagira naho batangiye kunoganuga abakinnyi bo muri championnat y'u Rwanda byoroshye amakipe akabimana abo bakoroda abo baruboneka abo babarafinda ariko nyine bakumva ko championnat Tanzania iri kugenda isubira inyuma. Yego. Uraza kugerageza uzamura ijwi nubwo harakabe ariko nyine tuze kuba dutyayemo gake. So tugaruke rero kuri phase retour ya championnat imikino yo kwishyura ratangiye. Etincelle itangira ijya kwa Mukura iranatsindirwa kakure wabibonye gute byagenze gute tunyuriremo. Mbere yuko twinjira muri ibyo bintu byose uko championnat yagenze igikombe cy'ubutwari cyo wabonye ko cyatwawe n'ikipe ya Polisi. Yego. Kuko n'umwaka ushize maybe Mineiro yagitwaye Polisi. Cyubushize ntabwo mbyibuka. Ntabwo twibuka. Gusa maybe ndakeka ko naga simpamya kariyo kuko maybe ni igikombe cya kabiri Polisi itwaye nyuma y'igikombe cy'amahoro yatwaye. Iki ndakeka cyo igikombe cya kabiri Polisi washije kubika muri ibikombe bitegurwa na Ferwafa. Rero twavuye hanga tubabwira ko championnat y'ikiciro cya mbere mu Rwanda iri buze gusubukurwa phase retour. Twavuye hano tubivuze Jarudi. Yego twarabivuze. Match amwe namwe azaba kuri uwo munsi. Rero match zaje kuba ikipe ya Gicumbi ikubitwa na Musanze ibitego 3 ku mwuka. Match yabere kuri Kigali Pere ku munsi wo kuwa gatanu saa 6 n'igice. Ubwo mukino wabaye ko twajyana ko basigaye basangira stade. Twaje hano mu kiganiro ni kwa gatanu. Byashoboka. Kwa gatanu twaje mu kiganiro. Maybe. Twaje hano mu kiganiro kwa gatanu tuvuga ko iyo match iri buze kuba ikipe y'Amagaju yanganyije na Marine 1-1. Ikipe ya Kiyovu Sport inganya na Gorira ubusa ku busa nta cyatunguranye bazizi ikipe zikunda kunganya. Ku munsi rero wo kuwa gatandatu tariki 31 ikipe ya Mukura yari yaciye Etincelle kuri stade Kamena. Yego. Ikipe ya Mukura iza gutsinda Etincelle igitego 1-0. Etincelle turaza kugarukaho cyane. Abari no tuza kwitsaho kubera ko turitsa cyane Etincelle ibibazo byinshi na n'ubu bimeze neza na. Yego. Turayitsaho rwose. Indi mikino rero kazakomeza tariki enye Gasogi United yakira APR tariki enye kwa kangahe kwa gatatu. Yego. Kuko APR na Gasogi nago zizaca muri ya phase y'igikombe cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro bazakina ku munsi wo kwa gatatu. Yes. Urabyumva? Ku munsi wo kuwa kane AS Kigali yakira Rayon Sport. Tariki 5. Indi mikino tuzayivugaho nyuma. Sibyo Jarudi? Yeah. Rero ikipe zimaze kwikinira Musanze imaze kwitsindira umukino Musanze byahise bifata kugera ku mwanya wa gatandatu n'amanota 28. Mukura yigera ku mwanya wa gatanu n'amanota 30. Okay. Kuba kuzayegeje imbere. Inota rimwe ry'Amagaju byayigejeje ku mwanya wa 16 n'amanota 13. Etincelle yo gutsindwa kwa yagiye gumishije ku mwanya wa nyuma n'amanota 11. Ntacyo yahindutseho ku rutonde. Jarudi rero ahantu tugiye gora twinjira muri Etincelle. Wabonye post yanjye ko na postinze umukinnyi bita Kanamugire Roger. Wagiye muri Gorira. Wagiye mu ikipe ya Gorira. Uyu mukinnyi yavuye mu ikipe ya Heroes akira mu ikipe ya Rayon Sport. Ava muri Rayon Sport yaramaywe kuva mu kwa mbere na ikipe yarafite nibwo yinjiye mu ikipe ya Gorira. Na postinze nandika hati uyu nawe ari mu bantu narangiye Etincelle birangira itavuganye nawe. Munota wa nyuma birangiye yigiriye muri Gorira. Abantu barambaza ati
ariko kukunda kwibanda kuri Etincelle ibi bintu uri kuvuga se ari gihe uri no kuyibeshyera. Ariko Jarudi nge naje no kugira ngo ibi bintu tubishireho umucyo, ibi bintu byumvikane rwose nuwo tubiganira. Vugira aha nawe azaze muri comment anyomoze n'umuyobozi wa Etincelle. Yego. Etincelle uyu mukinnyi Kanamugire Roger phase champion igiye gutangira. Ngewe ndameshoninga SG Basura. Yaranyegeye arambwira ati ko mbona uri umuntu z'umupira. Wadufasha ukaturangira abakinnyi wenda batatu b'abanyarwanda. Ndamubwira ati ngewe ntabwo ari batatu. Isoko suzuko rifunga se no muri champion igiye gutangira n'isoko rifunga. Yego. Yambwiye abakinnyi batatu bane. Arambwa ati nshakire nimero 6, nimero 8 n'abataka babiri. Ndikumva? Yego. Abakinnyi bane namubwiye. Namubwiye Nishimwe Blaise. Sibyo? Yego. Nishimwe Blaise uramuzi? Ndamuzi. Mungu wa Mateso. Mubwira Kanamugire Roger. Abona wa mediateur. Mubwira Bizimana Yannick nk'umwataka, na Mugunga Yves. Umwataka. Se bakinnyi bane abanyarwanda. Yego. Ngo abo bakinnyi ngo turaza kuvugana ngo sinzi bavuganye n'umuntu witwa Blaise. SG naramubajije nyuma aransubiza ngo Blaise ni umuntu ngo munyamafuti ngo ibiki n'ibiki. Okay, discipline iragoye. Discipline iragoye icyo ndacyumva. Ariko ibya Roger nigeze nsubiza. Nigeze nsubiza ibya Mugunga na Yannick. Ibya Mugunga byo bavugaga ko Mugunga gahenze. Yego. Ndabwira ati umukinnyi wese umaze amezi 6 adakina ntago abahenze ku isoko. Kameme ari n'umunyarwanda utazishyurira nagahenze. Abari na free agent. Sibyo nayo gusa. Yego nta masezerano n'ubujye kugura. Aho rero niho bakubwira ko Kanamugire Roger nge namurangiye ikipe Etincelle. Biza kuba gutyo. Yego. Ndaza kuvuga impamvu SG Etincelle wenda SG Etincelle hari imbaraga dafite. Akeshi tuzi ko abakinnyi benshi binjira mu makipe ba SG baba babigizemo uruhare. Kuko SG niwe muntu udiringa bwa mbere n'umukinnyi, niyo umukinnyi agiye kwa president bibanza guca kwa SG n'ubwira president uyu mukinnyi nibyo twamuha amasezerano. Ndabeshe Jarudi nibyo kuko SG uri mu kazi ka buri munsi ka team manager na SG abo bantu babiri urumva president we abari nibo bantu bagomba kugezaho ibintu bisa naho biri kurangira kugira ngo abyemeze gusa. Rero Etincelle ureba hariya Jarudi ahantu yapfiriye nyine yapfiriye muri iyo administration yo kuba team manager atizewe. Impamvu ya mbere team manager atizewe Jarudi Basura uramuzi kuva kera. Yego. Basura ntago ari umunyamupira. Ikintu tugihamye neza. Yego. Basura uramuzi neza kuva kera ntago ari umuntu w'umunyamupira. Akazi ko wese gishobora ko afite muri Etincelle wenda nuko ari umunyamashuri anyway yabishobora. Sibyo? Akunda na equipe kandi wenda akunda na equipe. Nubwo kariyere uko tumuzi wenda ntago muri football. Yego ariko n'umupira bafite notion nk'umuntu w'igisi. Icyo cyonyine rero. Yego. Kiraza kikafecta tena kujya kwa team manager. Team manager ngo tuvuye kuri inda kuri SG. Yego. Sibyo? Yego. Tugiye kuri team manager. Team manager azi umupira kuwufana. Ariko ntago afite notion z'umupira. Kuko niyabaye umukinnyi. Icyo ni cyambere. Sibyo? Yego. Niyabaye umunyamakuru wenda abanyamakuru ngiye bavuga ngo bazi umupira. Sibyo? Kubera kuvuga cyane ukabigira ukabimenya. Yego. Yari umufana. Sibyo? Kandi uzi ijambo rimwe ryose abafana bagira ijambo rimwe. Ikipe yatsinzwe batutsa abakinnyi batutsa abatoza. Hari ikindi kintu uzi kubafana? Hari umufana ushima umukinnyi cyangwa umutoza yagize match mbi? Umufana icyo abashaka ni ibyishimo. Ni ibyishimo. Wani team manager. Team manager rero kuba atazi ibyo byose birafecta. Hakurikiraho n'ikindi kintu kimwe. Sibyo? Tujye kuri president. Kuko equipe na vice president ifite. Sure. Muri aka kanya tese na vice president kuko deputy nubwo yagarutse yari yaravuye ku mirimo ariko nabonye yaragarutse ku kibuga. Ariko nawe usiko habayemo ikibazo cyuko ngo hari abakinnyi yabarazanye muri Etincelle ku mpamvu ziwe habigaca hepfo bigaca ruguru bigaca ruguru. Sibyo? Yego. Ndagira nkwereke ukuntu Etincelle bama akajagari Jarudi. Nundi muntu wese abyumve impamvu Etincelle ibintu byose biri kuyibaho aribo babyiteye. Donc izo ni impamvu gutanga wowe ubona ziri gutuma Etincelle ikora nabi kugeza n'ibukira umwanya wa nyuma. N'ikibazo cyose Etincelle ifite. Yego. Tugeze kuri president. President sibyo kuvuga ngo no gukunda ikipe president A a Z ntagazi ibintu by'umupira.
Jarudi ndabiguhamiriza President Etincelle ntagazi iby'umupira ngo biravaye birajyahe ushingiye ku byo wavuze mbere ko wenda Hey. atari ibintu yabayemo cyane kuko niba president umugezaho cya cyifuzo cy'abo bakinnyi akabifata akabiterera wa team manager wa team manager nawe utazi umupira anyway team manager kandi temuri gukorera inyungu ze sibyo gute inyungu z'umuntu baba bavuga tuvuga twebwe Jarudi inyungu z'umuntu ku giti cye twese turabizi ibintu biri muri football yacu hari umuntu ukubwira ati ya ndakuzana ariko hari ukuntu biri buze kugenda hari inzira biracamo ubwo bwumvikane rero butabaye hagati ya SG na team manager na president ubwo mukinnyi ashobora kutaza bikafekta ikipe kandi wenda yari kuza kayifasha yari kwigirira akamaro okay ariko team manager akaba afite ijambo ku SG muri equipe bunditse nuko inzego z'umupira zikwiye kuba zipanze ntago ariko zipangwa buriya team manager abashinzwe ubuzima bw'abakinnyi ariko SG niyo muntu udiringa n'abakinnyi kugira baze muri equipe donc ubuzima bwa equipe no bababwiturunaho yego anyway ndakeka president akugira ngo yumve ko na recruitment yazishira kuri team manager yakakwiye kujya baza SG wowe cyo nicyo gitekerezo cyawe uri gutanga ntago aricyo gitekerezo ko SG nge twaravuganye mbwira ko mu nshingano ze ari ugomba kudiringa n'abakinnyi barinjira he muri equipe niyo muntu uganira n'abakinnyi ntago ari team manager team manager aramutse abikoze team manager barenga yabarengana ahantu team manager atarenganira nuko president mu izo nshingano ukumva ko amu inshingano donc zitarize kandi atanazishoboye aho ngo niho nshaka kukubwira neza Jarudi ntago uri kumva neza team manager hayi nako president hayi team manager ububasha adafite iyo talent byo kureba talented nabo bantu bafashe equipe yego sibyo SG aradiringa akaba yasa kunyegera nk'umuntu cyangwa sibyo yabaza n'ahandi aba agent batandukanye SG hasa n'ababakinnyi kubwira president ati nabonye aba president akavuga ati buretse president akajya kubabwira nde kubaza nde team manager ese aba bakinnyi SG yambwiye urababona team manager avuga hoya kopi kabirapfuye niko president Etincelle abayeho Jarudi urukumva ibyo bintu byazakunda biragoye cyane wenda nani ugiye no kubaza umutoza usanzwe uzi champion Rwanda uzi nabo bakinnyi wenda umutoza akwira ngo team manager wari kugiriyo n'amatazi umupira wabaza umutoza uzatoza abo bakinnyi sibyo icyo ngicyo tukivuyeho impamvu Etincelle kuri uwo mwanya ibintu bya Etincelle ntabwo byagiye gupfa ngo bipfe muri phase retour byapfusha mbere champion igitangira Jarudi niba nkubwira yuko iza ko yarabuze neza biri ku mwanya mwiza biri ku mwanya wa nyuma kandi ikindo bakinnyi ibari kuye nyine birumvikana icyo kivuye Jarudi wamaze kubona ko ikipe irangishije buri phase imeze nabi abo wongeyemo phase retour utanze ibyangombwa byabo tariki 31 Mercatilana ifunze saa 6 z'ijoro ibyo nta kibazo icy'ingenzi nuko daseganwa n'igihe icyo ni ikibazo kuko ahubwo nagize kuma ijambo ndata kuba ijambo ariko Jarudi wibuka yuko ubu ngubu Etincelle match yose iri kuba ni nka finale yego iyo abo bakinnyi ibyangombwa byabo ko byarigeze muri federation kare bagahabwa amalisanse wenda hari icyo bari gufasha ku mukino wa mbere Etincelle yatakaje none ukuvuga ngo kuba baratanze ibyangombwa byabo ku nota nyuma byatumye badakina match ntabwo risatse zabo zasohotse icyo ni ikibazo kirimo imbere cyo gutinda Etincelle kukibura ababishinzwe bagombaga kuba babikoze kare kugira ngo abakinnyi bafashe kuri match ya twagize ibyumweru 3 cyangwa 2 byo kuruka Jarudi yego kubera iki ibyo bintu bitabaye hakiri kare uzi kurangije ku mwanya wa nyuma ni question mark abayobozi baze kwinenga uzi kurangije phase uri ku mwanya wa nyuma ugiye gutanga ibyangombwa by'umukinnyi umaze amezi abiri akora tizi hari harimo abakinnyi rero baza amezi abiri bakora tizi muri Etincelle batangiye muri phase yego kuti ibyangombwa byabo byari bitaragera muri federation waduha urugero rw'umwe cyangwa babiri umwataka w'umunyamari basinyishije ubundi n'undi mukongomani yitwa Mbappe abo bantu bari amaze amezi abiri bakora tizi muri Etincelle ndabaza kubashakira amazina ye neza yabo y'abakongomani bwite yabo n'uwo munyamari uko Jarudi si ikibazo sibyo yego rero niyo mpamvu ndiko kubwira ati ibi bintu biri kuba nibo babyiteye Jarudi niyo mpamvu pasa nanjye kuri abakinnyi Etincelle yasinyishije bavuye muri academy y'Intare FC kugira ngo nanjye mbone uburyo ndabagupasa gute Jarudi nawe kwambye ko ufite amakuru y'aba bana bavuye mu Ntare dusangize amakuru yawe bavuye mu Ntare abo bana ukuntu bimeze rero ku cyumweru mu gitondo nijyamye natinze
kubyuka kubera match ya Liverpool na Newcastle urabizi yabaye saa 4 z'ijoro nahamagawe na nimero ya Tigo mu gitondo kane mbanza no kwanga kuyitana basi Tigo impamagaye iki gitondo nyiryamye bimeze bite ndayireka irongera amagara bwa kabiri ndavuga ibintu biri seriye nimero ndayitaba umuntu arambwira ati nabonye ikiganiro cyanyu kuri YouTube yewe mba mu ntare ariko ntabwo nyine navuga izina ryawe ntabwo ari ngombwa arambwira ati natunguwe no kubona mu bakinnyi Etincelle yatiye yumva ko bayifasha bijyanye n'umwanya iriho none ahangaha yarafashe abakinnyi no mu ntare badakina ntabwo ari abakongo si mu beza byibuze intare ifite yagombaga kuba yabahaye arambaza ati none icyo kibazo wari uri kuvuga cyo muri administration arambaza ati none ninde ushinzwe kugurira abakinnyi Etincelle nta muntu yigurira abakinnyi yarambwiye mu by'ukuri naba nkubeshye pe ibyanjye ni ububloga ni ukuzarangaganira ibitekerezo na Kakule n'abandi bafana ku ruhande tukaganira n'abakinnyi mu gikari ariko ninjyemo imbere nkagira icyo nkubwira naba nkubeshye arambwira ati Etincelle bikwiye kugibaza mbere cyane ko ibifite n'abantu b'abanyamupira i Kigali bayikunda bashaka kwibwira ati niba mugiye gufata abakinnyi muri academy ko nzi kuwitwa Sabiti yageragezaga kuzana abakinnyi beza b'abanyarwanda ubu nawe babimukuyeho sinzi abantu bagura Etincelle ubwo rese numva mbaye shoke numva ndebye ndavuga se niba n'abakinnyi Etincelle yazanye batari mu beza intare yari ifite ariko none ndibaza se mugani intare ifite umukinnyi mwiza kamugwa muri Etincelle wowe ako se bite ko nabikubwiye Jarudi niwe mukinnyi mwiza amasezerano hagati y'intare na Etincelle Jarudi amafaranga ya Etincelle bavuze ko batanze miliyoni 45 za recruitment ayo mafaranga nta bakinnyi ba miliyoni 45 bari muri Etincelle za recruitment ayo mafaranga yaradiwe rwose reka tubishyiraho umucyo akarere kazabijyamo kabirebe karebe koko niba icyo tugomba gutegereza ashobora ko yaratanzwe ariko ntakoreshwe neza birashoboka kugura umukinnyi guhenze kubera amakomisiyo nyine n'aba agent ku buryo bagutwaye gushyushya bavuga atagiye gusinya ugatanga amafaranga menshi ugashya akarere kazabijyamo kabirebe sibyo Jarudi rero mbere ko dusoza nyine icyo nabwira abafana ba Etincelle ikipe muyisengere mukomeze muyishire umutima irakira match 3 zikurikiranye yakira Musanze yakire Muhanga yakira na Gicumbi wenda izi match 3 izi zatuhereza angahe Jarudi kuri 3 turakira Musanze twayitsinze ale na retu Musanze nyine byabiganiro bizongera bibeho hari ikibazo se bya Musanze tubireke atatu ya Musanze kurikije uburyo twatsinze Musanze muri match ale atatu ya Musanze yego atatu ya Musanze Gicumbi dushobora kunganya ane Muhanga kubita atatu yatanze arindwi sotarindwi mfitarindwi Jaru je ntabwo yarenganye gute ubwo wenda durashobora kuba Gicumbi wini kabya Musanze ya Muhanga yo ntabwo ndi kuyibara impamvu nabara Muhanga ya ikipe duhanganye kwitsindira rero abafana muzaga match ziri ryari match tuzabitangaza ziracyari muri weekend bashobora gukina weekend Musanze na Etincelle nyaboneka kuwa gatatu ni igikombe cy'amahoro Etincelle zabagiye gusura Vision i Kigali ikipe ya Rutsiro nizakirira hanga yakire Unity yo mu cyiciro cya kabiri umunsi wa gatatu abazaba bafite time bazaze barebe na Rutsiro barebe match ya Rutsiro kuko yashizemo abakinnyi bashya ifite umunyanigeria mushya mu mediateur babonye abasha umunyanigeria mu mediateur ni nkari twe twamuranze ngiye na kocha Rashid kuko yaje kudusaba imyitozo muri junior ya Rutsiro tubona n'umukinnyi mwiza kocha Rashid birangira mujyanye muri Rutsiro umutozo wa mbere abona n'umukinnyi mwiza umumediateur ukinisha umusira kukinja muri test muri junior mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyine ntabwo twe twabaye babantu b'imitima mibi twabonye ari umwana mwiza uzi gukina wa 2005 umunyanigeriya azana na Seveze tumushyiramo hariya bafite n'undi mu mediateur ukina kuri 6 abantu rero baze bitabire match murakoze cyane we sign out mugire bihe byiza ikindi mbere uko dusoza toje inkuru ya Jihad dushobora kuzayigarukaho Jihad bafite ikihe kibazo kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi kapiteni wa nationale turashaka amakuru neza tuzayigarukaho sawa turasoje